Wigeze wumva impaka muri sinema cyangwa muri siporo? Abafana abakinnyi b'ibihangange bahanganye bati Messi ni umuhanga kurusha Cristiano, n'abandi bati oya, Cristiano arusha Messi. Cyangwa se ukumva muri sinema baravuze ngo Jackie yakubita Jet Li, abandi bati Jet Li yakubita Jackie. No mu Rwanda hari impaka z'abafana bamwe na bamwe bibaza bati hagati ya Papa Sava Bamenya na Dogiteri Nsabi, ese ninde waba urushuni? Wandiye vuba ntarashyura umutwe. Reka dusenge. Njya vuba kubasenga. Ngaho senga ndagutegereza. Senga vuba. Ndabona Imana iri bugire n'umugisha. Gira vuba. Iye. Mana yacu. Senga. Dore n'umugaragu wawe Nsabi. Papa Sava. Kera urunyogwe n'ibirayi bakabiteka bakabivanga. Niba uri mukuru babikozaga iki? Bakavanga nka bimwe by'inuza by'inderabageni. By'inderabageni Papa Sava. Cyangwa mu gatoki. Yego Papa Sava. Ndabizi. Babishakiraga abageni kera. Babigaburiraga abageni nyine ngo kugira ngo niba bari muri harabwenge Yeza aho rero. ngo badasohora umwuka wo hanze bakazabura wo hasi bakazabura Uruwangara pe nukuri kw'Imana. Ubundi we nkwitegereje brada. Ngo kureba neza cyane nka ndukiza nkura mu misayi. We usukusa nkandeba umuntu. Ariko komande nkubwira ubundi kuki utari warambwiye uziko wamishe. We kuki wamishe ko sa nkandeba umuntu agicucu. Umurasa neza nukuri kw'Imana. Urandeba umuntu. We nakujya ubibona. Andiba umujana kwijana. Andiba umuntu. Andiba umuntu. Turi kumwe. Kuri iyi ngingo bigiye kuzasaba buri muntu wese kuzaba umucamanza ndetse akaba n'urega icyarimwe, kubera ko Papa Sava Bamenya na Dogiteri Nsabi bagiye guhurira muri filime nshya. Hari gukorwa filime nshya yitwa Shuadiru. Byitezwe ko izahurirwamo n'abakinnyi b'amazina akomeye nka Papa Sava Bamenya na Dogiteri Nsabi. Iyi filime iri gukorwa na Zacu Entertainment, bikaba byitezwe ko izatangira gutambutswa kuri Zacu TV mu mpeshyi y'umwaka wa 2024. Iyoborwa na Niyoyita Roger umaze kwandika izina mu gukora filime zikomeye mu Rwanda. Reka tuvuge kuri Dogiteri Nsabi, umuhanzi n'umunyabugeni wavuyemo umunyarwenya utembagaza benshi. Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ukaba ukunda ibintu bijyanye n'imyidagaduro, nta kuntu waba utazi umunyarwenya Dogiteri Nsabi umaze kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo atembagaza abatari bake. Ni umusore uba wiyambariye ingofero, ikoti, karuvati n'ipantaro, ndetse utibagiwe n'inkweto za bodaboda. Imvugo yitamenyerewe cyane ni kimwe mu bigenda bimwongerera igikundiro umunsi ku wundi. Ubusanzwe ababyeyi be bamwise Nsabimana Eric. We yiyita Dogiteri Nsabi. Yavutse mu 1999, avukira mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana 4, abahungu 3 n'umukobwa umwe, akaba ari we mukuru. Afite ababyeyi bose. Yagize amahirwe yo kwiga aho yarangije amashuri yisumbuye. Yayarangirije muri Groupe Scolaire Muhoza ya mbere i Musanze, akaba yarize MCB, no kuvuga Mathematics, Chemistry and Biology. Yarangije mu 2019. Iki kiganiro cyihariye Dogiteri Nsabi yagiranye n'ikinyamakuru Isimbi cyagarutse ku buzima bwe. Yakuze se akora akazi k'ubufundi, ni mu gihe nyina yateraga amarangi, niko kazi kari kabatunze bakoraga. Nubwo rimwe na rimwe kaburaga, ariko avuga ko uko bagendaga bamenyana n'abantu benshi ni nako akazi kabonekaga. Dogiteri Nsabi avuga ko yatangiye umwuga wo gukina filime n'urwenya mu 2016, akorana n'abandi baza no kwegukana igikombe ku nsanganyamatsiko yari yatanzwe. Ati icyo gihe natwaye igihembo hari amarushanwa yo gukina ikinamico.
ariko byari ukuvuga ku bana bafite ubumuga uburyo twagombaga kubana nabo muri sosiyete no mu mashuri no guharanira uburenganzira bwabo. Icyo gihe nakinnye neza dutwara igikombe tuba aba mbere. Ndakeka aho niho natangiriye, nkomeza kubikora mu bigo byose nizeho. Nabaga mu matsinda akora ibintu by'imyidagaduro, ugasanga ndabishoboye. Ikigo cyose nigagaho wasangaga nzwi mu bintu bijyanye n'urwenya no kuvuga amakuru. Ku bijyanye n'izina yahisemo gukoresha mu mwuga yinjiyemo rya Dogiteri Nsabi, yavuze ko bifitanye isano nawe ndetse n'ibyo yize. Ati, aho iryo zina ryavuye, ikintu cya mbere cyo nkunda inkomoko yanjye. Sinkunda kwihakana uwo ndiwe bitewe n'aho ndi cyangwa nshaka kugera. Icya mbere naravuze ngo niba nshaka kuba icyamamare ntabwo ngomba kujya kure y'amazina yanjye ngo nyihakane, ahubwo mu gice kigomba kugira amazina nzitwa hagomba kuzamo izina ryanjye. Niho navanye Nsabi. Irya Dogiteri ryo ryaje ritewe n'ukuntu nize MCB, kandi iyo umuntu ayize neza aba umuganga. Noneho njye narayize ariko byarananiye. Ndavuga noneho reka nubwo ntabigezeho ariko naravunitse. Ntabwo ngomba kwirengagiza imvune navunitse nubwo byananiye. Mpita mfata Dogiteri gutyo. Noneho bihita bihurirana n'ukuntu hari hadutse ijambo rigezweho ryakora umuti. Ndavuga nti, se hazajya hakorwa imiti nta muntu wo kuyivurisha uhari? Ndavuga ngo ngomba gushyiraho ka Dogiteri kugira ngo imiti bakoze njye nyivurisha. Nubwo agifite urugendo runini rwo kugenda, Dogiteri Nsabi avuga ko byibuze yishimira aho izina rye rimaze kugera, kuko ryaramenyekanye cyane. Ati, izina rya Dogiteri Nsabi rimaze gukura, kuko icyo ngenderaho mvuga ngo rimaze gukura ni uko rizwi n'abantu benshi cyane. Ubona ari ibintu byazamutse bikajya ku yindi ntera. Ni izina ryazamutse rijya mu yandi azwi dufite mu gihugu akora mu mwuga wa sinema. Ku bijyanye n'ikintu cyamugoye mu rugendo rwo kwinjira muri sinema, yagize ati, ikintu cya mbere cyangoye ni ukwisubiza ikibazo cya nzihangana ngeze ryari, ariko kubera Imana no gusenga byamaze gucamo. Dogiteri Nsabi ahamya ko umwuga akora ari umwuga ushobora gutunga umuntu, ndetse akurikije ibyo agenda abona nta kintu kimuhungabanije, abona ariho hazava ibimutunga n'abazamukomokaho. Ati, gumye mu murongo ndimo ntagize ikimpungabanya, ni ibintu bishobora kuzangirira umumaro, ku buryo bishobora kuntunga nanjye nkatunga abandi. Dogiteri Nsabi imyambarire yari mu kazi ni ikintu yatekereje gishobora kuba nk'ikimuranga, kugira ngo binamufashe kuzamura izina rye mu buryo bworoshye kandi vuba. Avuga ko yari afite inzozi zo kuzaba umuhanzi cyangwa se umushushanyi, gusa anateganya ko mu minsi iri imbere hari indirimbo azasohora. Ikintu cyamubabaje ni uburyo aba yarakoze cyane bimugoye ngo azamuke, ariko yamara kuzamuka n'iryo zina yishimira ribonye nabyo bikamubangamira. Icyo yishimira ni uko yabonye urubuga anyurizamo ibintu biri mu mutwe mu buryo bworoshye kandi bikagera kuri benshi. Ikindi yishimira ni uko byatumye yunguka inshuti nyinshi. Kimwe mu bintu yakoze akiri umwana n'uyu munsi atajya yibagirwa ni uburyo yigeze kuva mu karere ka Musanze akajya Nyabihu n'amaguru kubera urukumbuzi. Ngo yari akumbuye mushiki we, agenda atanasabye uruhushya. Dogiteri Nsabi avuga ko nta mukunzi afite. Bwa mbere ababyeyi be bakibona ibyo akora, bumvaga ko nta kintu gifatika kizavamo, ahubwo bakamugira inama yo kujya mu gisirikare. Niyitegeka Garasiyani benshi bazi ku izina rya Papa Sava, nawe reka tumuvugeho. Niyitegeka Garasiyani uzwi cyane nk'umuhanzi ushingiye ku mivugo, sinema, gukina no kwandika inyandiko, umuziki, kuririmba no guhimba. Azwi cyane nka Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'abandi. Impano ye yagaragaye bwa mbere mu 1995 ubwo yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Yitabiriye amarushanwa y'imivugo kandi yahawe igihembo cy'imivugo migufi. Muri 2002 Niyitegeka Garasiyani yiyandikishije mu ishuri rikuru nderabarezi rya Kigali, KIE,
yiga ibijyanye na biyoloji, geography n'uburezi, arangiza mu 2007. Nyuma yaje kwigisha biyoloji na geography na shimi mu ishuri ry'abakobwa rya Fawe i Kigali. Niyitegeka Graciane wavutse ku wa 25 Gushyingo 1978 avukira mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni umunyarwenya wo mu Rwanda, umukinnyi wa filime, umusizi akaba n'umuhanga mu birori, uzwi kandi ku izina rya MC. Azwiho imbaraga kandi zishimisha mu birori by'ubukwe. Niyitegeka Graciane yabyawe na Ngarukiye Tarsise na Mukarusharaza Bernadette. Ni umuhanzi ushingiye ku mivugo, sinema, umuziki. Azwi cyane nka Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'abandi. Mu 2009 yinjiye mu rwego rwa sinema. Filime ye ngufi yakurikiyeho yari Inshuti mu 2013. Urukurikirane rwe rwa mbere ni Zirara Zishya, aho akina nka Sekaganda. Seburikoko yatangiye mu 2015. Bamenya, reka nawe tumuvugeho. Yashoye miliyoni 24 z'amafaranga y'u Rwanda arahomba. Benshi bamumenye ubwo yakinaga filime yamenyekanye cyane ica ku rubuga rwa YouTube yitwa Bamenya. Yamenyekaniyeho n'abandi benshi, ndetse ubu batunzwe n'umusaruro wakomotsemo. Benimana Ramzani wamenyekanye muri iyi filime ari we Bamenya. Iyo akubwiye inzira yanyuzemo kugira ngo agere aho ari uyu munsi, bishobora kukwereka ko buri kimwe kigira igihe cyacyo. Iyo yivuga yigaragaza nk'uwanyuze muri byinshi, ashakishiriza ifaranga hasi hejuru, ariko umutima we ugahorana inkomanga kubera ko yakuze akunda filime. Yatangiye kuzikina ku myaka 7 y'amavuko gusa. Akubwira ko yanyuze mu gifundi cyane ko ari byo yize, bikaza kugenda abona ko atari ibye, akaza kwinjira mu itangazamakuru naho akaza kubivamo, agakomeza gushyira imbaraga n'umurava mu byo akora, yizeye ko muri sinema umunsi umwe bizacamo. Uyu musore w'imyaka 29 umaze kubaka izina muri filime nka Bamenya, yavukiye mu karere ka Nyarugenge i Nyamirambo. Yakuze azi umubyeyi w'umwe, nawe ntibabanye igihe kinini kuko yarerewe kwa se wabo. Se yitabye Imana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bamenya wakuze akunda filime ubwo hatangwaga ibihembo bya Bright Generation Awards ku nshuro ya mbere. Yavuze ko yabonye amafaranga menshi aho kugira ngo ayashore mu bindi, yiyemeza kuyajyana muri sinema. Ati, nabonye miliyoni 17 z'amafaranga y'u Rwanda, ntekereza ikintu nakora, nsanga nta kindi ahubwo icyaba cyiza ari uko nayashora muri sinema. Nakuze nkunda gukina filime, numvaga ari umwanya mwiza wo gukabya inzozi zanjye. Ngo nubwo uyu musore yashakaga gushora muri sinema, nyina yashakaga ko yaguramo ikibanza ahantu nko ku Irebero, kuko ngo nibura cyaguraga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda gusa. Ubu kikaba kiri kuri miliyoni zirenga 100. Ati, mama yaravugaga ati, wa mwana we, aya mafaranga wayaguzemo ikibanza ku Irebero aho kugira ngo yapfushe ubusa kakagene. Ndabyanga mubwira ko ngiye kuyashora ahazunguka. Uyu musore avuga ko yayashoye yose muri filime, uko yari miliyoni 17 akaza kunguka 500,000. Icyo gihe umubyeyi we yabuze icyo avuga, ariko ntiyamuca intege. Nyuma yongera kubona miliyoni 7 nazo zishora muri sinema. Icyo gihe yari filime yakinnyemo nayo ntabwo yahiriwe, kuko nabwo yabonye igihombo kigeretseho n'ibindi bibazo bikomeye. Yakomeje avuga ko yakomeje guhanyanyaza ntacike intege, ariko akabona bigoye ko hari igihe bizageraho bigakunda. Kubw'amahirwe no kwizerera mu mpano bigeraho amenyekana. Uyu musore avuga ko yashoye miliyoni 1 muri filime ya Bamenya, nabwo yikandagira, ikagaruza ya mafaranga yose yari yarashoye muri filime. Uyu musore mu gutebya yavuze ko afite umutungo umwemerera kumara imyaka irenga 10 adakora kandi abayeho neza, atunze umuryango we ndetse afite umugore n'abana. Ati, nge namara imyaka 10 imeze neza ntakora kandi ntunze umuryango wanjye, gusa abashaka kumpibira kambahaye ikaze, ntabwo nabyanga kandi si ukwirata
ni ukubera ko urugendo umuntu anyuramo adakwiriye gucika intege. Aha nabwira ababyeyi baca abana babo intege ko bidakwiriye. Njye nagize ishabangira umubyeyi unyumva. Gusa niba umwana wawe afite impano yo gukina ntuzamubuze, bigeraho bikagabura. Bamenya yavuze ko bafite sosiyete zirenga 6 z'ubucuruzi yamamariza mu Rwanda no hanze yarwo. Ikindi filime yo kuva yajya hanze yagiye igurwa n'ibigo bitandukanye birimo n'ibyo hanze nka Ogeri yo muri Nigeria, Canal Plus ndetse na Zacu TV yo mu Rwanda. Bamenya avuga ko kubazwa uyu munsi hari ibitambo byinshi yatanze. Bamenya n'umwe mu bakinnyi ba filime bakunzwe cyane mu Rwanda. Filime ya Bamenya yamenyekaniyemo benshi bazwi uyu munsi muri sinema. Uribuka ko twavuze ku makuru avuga ko Bamenya, Dogiteri Nsabi na Papa Sava bagiye guhurira muri filime imwe. Mu makuru yibanze dukesha Igihe nuko Papa Sava azakina yitwa Superi, Bamenya agakina yitwa Waxi, mu gihe Dogiteri Nsabi wazakina yitwa London. Ikiganiro na Nelly Wilson Misago uyobora Zacu Entertainment yabwiye Igihe ko iyi filime y'urwenya izaba ari imwe muri filime zo gusetsa nziza bazaba bakoze, kuko bayihurijemo abanyarwenya bakomeye. Misago yavuze ko izaba ishingiye ku nkuru ya Superi na Wagisi. Bazaba bakina nk'abasore babiri bafashe icyemezo cyo gukodesha inyubako nini mu rwego rwo gushaka uko banayibyaza umusaruro. Ubuzima bw'aba basore n'umukozi wabo London nibwo buzaba bushingiyeho iyi nkuru y'iyi filime. Izaba ifite season 4, buri imwe ifite iminota 26. Misago avuga ko iki gitekerezo cyo gukora iyi filime bakigeze ku rwego rwo guhuza abafite amazina muri sinema y'u Rwanda, bityo bikazabera icyitegerereza abandi ko bakwiriye guhuza imbaraga bagakorana. Mwakoze gukurikirana iyi video. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona izindi video nk'izi. Nitwishimwe Joseph, murakoze, dusubira ubutaha.